Hello my people. Iyi ni TV nshashya yitwa Ikibuga TV. Iyi TV ije gukora ibintu bibiri cyangwa bitatu bigendanye n'ibi. Tuje kubahereza ibiganiro, kubahereza film nshyashya no kubagezaho imyidagaduro. Ariko uyu munsi twabazaniye umukinnyi wa film yitwa Bosco. Hari film nyinshi zigiye gusohoka agiye arimo zigiye zirimo ibyamamare bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Amazina yawe witwa nde? Muri film bisanzwe witwa Fabrice, ariko amazina y'abantu benshi ntago bayazi. Witwa nde? Amazina yanjye nitwa Bosco tuyishimire. Nkaba ndi umukinnyi wa film kizamuka. Kuri iki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe ndi umwubatsi. Yawe engineer muri makebwa. Yego. Utuye he? Akazi kanjye ka buri munsi. Utuye he? Ukorera he? Mu rugo ni Nyagatare. Biraka byinshi niho mbikorera. Ariko hano mu mujyi wose ndahakorera. Okay. Sinirwe njya kugora mubaza byinshi byo mu buzima busanzwe. Kiye kinzanye n'ibintu bijyanye na filimi. Muri filimi ubona byifashe gute mu buzima bwa filimi tu muri makeya? Ubuzima bwa filime ni sawa pe. Kuri guhari ni ibintu nyina nishimiye kandi nyina nkunze. Rero mu by'ukuri muri filime nta kibazo tu. Ya Bosco, hari filime yawe urakora bwite wiyandikiye cyangwa? Ya zirahari uretse ko zitarasohoka. Zirahari turi kuzitunganya, nzi neza ko mu gihe gitoya muzazibona. Okay, ufite projet uri gukora ukaba ufite niyawe wiyandikiye? Ya niko bimeze. Izo projet zawe wenda tuzitege ryari, tuzitege mu gihe kingana gute? Ya ubu turi mu kwa gatatu, mu kwezi kwa gatanu zimwe zazasohotse muzatangira kuzibona hanze. Ese muri filimi mugenda mukora cyangwa sinema, ubona hari ikintu kibonekamo cyangwa mu Rwanda turacyari hasi no gukora gutyo gusa? Yes, ijya umubeshye. Sibyo? Filime burya ni ikintu umuntu akora akunze. Nzi neza ko filime wabigiyemo uzi icyo ushaka, filime yagutunga bro. Filime yagutunga ukanabaho neza cyane. Ya dukunze uretse ko nyine ikibazo hano kibaho, ari ukuntu umuntu mbese ugashaka gutera igiti uyu munsi ngejo ngo buke cyazanye amababi, nibucya buke cyeze imbuto uhita usoroma. Ntago bikunda, nyine bisaba kugenda gakeya. Gusa uko ugenda ukora bigenda birushaho kuba byiza kurushaho. Ese Bosco, filimi nyarwanda tugenda tubona ku bitangazamakuru byo hirya no hino bavuga ati filimi zirimo ruswa, filimi barahohotera abantu. Ese nawe niko ubibona? Ni amagambo twumva cyangwa haba hari ikibyinshi inyuma? Wenda birashoboka wenda kuko wasanga arabo byabayeho. Gusa njyewe ntabyo ndabona tu. Ntabyo ndabona. Kandi naho nagiye ngera hari ukuntu ikintu kitakuba ariko kubona bo cyabayeho. Nabo ndabona kirabaho. Amurabona cyabayeho. Ya. Imbogamizi zikunda kubaho muri filimi ndabizi ni nyinshi, ariko watubwira nka zimwe muri zo zikunda kubaho zibagoye cyane. Buriya se imbogamizi zikunze kubaho rimwe na rimwe, ariko nabwo ziboneka gakeya. Ariko ntabwo ari gake, ziraboneka. Ubona ahantu uzamukira. Se ko numva uri kubivugaho ubijinganyaho, hari ngo nta kintu cyaba cyihishe inyuma y'ibyo ngo nyine urumva nyine harimo akantu mbwizo kuri turi kuganira wowe mbwira ukuntu ibintu bibona? Oya pe, ngiye nkubwije ukuri kuri njye nta mbogamizi. Urumva? Ariko kubona ahantu umuntu azamukira nicyo kibazo. Wenda urugero ntabwo birambaho, ndakubwira
ibyo mbona yenda bishaka kuba biba ku bandi numvise ku bandi sibyo njye nibirambaho ubona filime ukinamo uzamuke aho ni ikibazo kiba ubwo nanjye zitaraba nyinshi ariko bike nabonye mbishimira Imana. Ubwo muri makeya filime zagutunga filime zagutunga uramutse ubyitayeho ariko bigasaba kubyitondera kabisa. Iyo uvuze kubyitondera rero abantu benshi ntabwo bahita bamenya icyo ushatse kuvuga. Kubyitondera ubushatse kuvuga iki? Kwitondera filime mvuga filime ntabwo ari ikintu umuntu abyuka mu gitondo ngo akore gucya abona amafaranga. Filime bisaba kugenda buhoro. Ushobora gukina imwe ukabona ikintu gifati kugezeho ugakina iya kabiri ugasanga nta gifati kugezeho iya gatatu uko ugenda ukina nyinshi kandi zifite icyo ziri kwigisha nibwo ugenda ugira icyo ubona. Turabizi ntabwo uraba umusitari hano mu Rwanda, ntabwo birakomera muri makeya, uracyari gutangira nawe uracyari kwishakisha cyane. Ese ni iki cyatumye wowe uvuga ati njyewe Bosco ndumva najya gukina filime? Kuko abandi uramubaza se niye mpamvu ushaka gukina filime, ati filime zibamo amafaranga. Wowe wagiye ukurikiye amafaranga cyangwa wowe wiyumvishemo impano wumva? Yereka ngo kuri njye ntabwo nagiye muri filime kubera amafaranga. Njyewe haba mu bantu twiganye primaire aho nayize nakinaga filime, nakinaga inkinamico mu kigo igihe cy'amanota tukaba dufite role turi bukine. Ibyo bivaho ngeze secondaire nabwo narabikomeje nakubeshye bwa mbere ndara muri hoteli mubwije ukuri bwa mbere nyiraramo nayirayemo kwebera filime. Bosco utumye nifuza kukubaza ibibazo byinshi ubwo ubwiye ko waraye muri hoteli. Ikiragiye cy'abanyeshuri nzi neza yuko ni Garasiyani wari uhari. Ni Garasiyani yitwaga n'ubundi ko yitwaga kuri kose yitwaga Garasiyani. Icyo gihe niwe tubere watanga amanota muri fawe Rwanda. Twateraniraga hariya Gatsibo Kabarore. Hari moteri imwe hari twavugagamo nka rimwe mu gihembwe cyangwa kabiri. Twaba dufite nk'insanganyamatsiko turi bukineho insanganyamatsiko runaka bakaduha amanota bikarangira n'ibihembo. Bwa mbere ndara muri hoteli narayemo kubera filime. Ubwo rero mukomeza kugira ngo mbajya icyo yagiye muri filime naje kugeraho kumva nashoje nigira mu bwubatsi ibindi nsa nk'ubishyize ku ruhande ariko njya numva ikintu gihora kinkomanga se kuki udakira icyabayeho nta kindi rero byaje kurangira mfashe umwanzuro wo gukina. Ubwo muri make ngira n'amahirwe mfashwa n'umuntu bisanzwemo n'umuntu usanzwe akina filime Goreti. Goreti nta kintu umushinja pe. Bosco iyo umuntu avuze Goreti tubaza ari benshi. Goreti ni iki yakoze uzi? Goreti iyo uvuze Goreti ukina mu muturanyi niyo wamfashije gukina filime bwa mbere, amfasha kongera kwigaruramo icyizere nk'umuntu wari warabihagaritse. None se Bosco wenda sinakubaza icyo gihe yari mu wuhe mwaka wowe wiyumvishemo gukina ukumva ufite impano bagera naho babikugaragariza ko uyifite? Icyo gihe yari mu wuhe mwaka ugereranyije? Kuko abantu benshi urumva bakavuga ati njye nagiye muri filime mfite imyaka 3 mfite 10 n'ingahe
wowe wafite imyaka ingahe urumva nangira kubikina bwa mbere nangira guhagarara abantu haba kuri izo nyina bico twakinaga abantu batureba nari mu myaka niba ari myinshi ntabwo yari irengeje 12 n'itatu imyaka 13 nahagararaga imbere y'abantu nkakina ubwo nyuma byaje kugeraho nkabivamo nkasanga bihagarika ariko icyo gihe imyaka 13 ndumva aribwo bwa mbere nshaka narahagaze imbere y'abantu nkakina Bosco mu buzima busanzwe usanga sinema nongeye imbigarutseho sinema bavuga ko ifite ibintu bya ruswa cyangwa entertainment yose hari ibintu bya ruswa yaba ishingiye ku gitsina yaba ishingiye ku mafaranga ibintu nk'ibyo ntabwo uragira ahantu uhura nabyo umuntu muga ati ngiye nshaka gukina muri filime avuga ati wenda nkeneye 500,000 avuga ati wenda ntabwo bikunze kubaho cyane ku bagabo ko baka ruswa y'igitsina ariko ushobora kuba wumva ako rero yewe reka mbabwize ukuri sibyo biterwa n'icyo mwita ruswa mu rugero ngiye kuguha umuntu afite filime ye sibyo ifite ahigeze sibyo utangira byaramuvunnye bro sibyo byaramuvunnye none se nukenera gukinamo urugero akabwira ati zana amafaranga kugira ngo bashe gukina wenda birashoboka bitewe nuko mwe mu byumva ariko ngewe siko mbyumva ntabwo njye numva kari ruswa uti gute afite byinshi yashoye ikindi agiye kukugaragaza wowe wabyumva we kugira ngo ahahagere ibyo amaze gutakaza urumva nari ibyo amaze gutakaza kugira ngo agere ahageze ntabwo rero numva ko niba uje akavuga ati zana amafaranga tugushyiremo afite umwanya wo kuza kukwigisha kuko ndahamya neza ko niba ugiye gukina ari ubwa mbere ntago aragushyira hariya ngo aguhereze sene uyikine batagusubirishijemo cyangwa se batabanje kukwigisha ibyo biragoye ntabwo bishoboka fata umwanya mara ari kukwigisha sibyo umwanya mara kwigisha abagomba kuwubara mana aba yaravunitse tujye tubyemeranyaho bivuga ngo ruswa ya biterwa n'icyo mwe mwita ruswa njye ntabwo mbizi ariko ngewe ku giti cyanjye umuntu aramutse ambwiye ati ngewe zana amafaranga mushyire muri filime runaka mbona hari icyo wandusha gifatika sibyo mbona ubwo buryo mbufite bwo kuyamuha urumva ayansaba nayamuha nyafite nta mpamvu yo kutayamuha ntabwo rero njye mbona ko yari ruswa muri makeya Bosco ashatse atumvishije yuko ruswa buri muntu wese ayihereza izina ku giti cye nimba baguciye amafaranga kugira ujye muri sinema utubara ko nabo bagira imbogamizi ese abo baka ruswa y'igitsina kuko dukunda kumva umuntu akaza hano ku mbuga nkoranyambaga akavuga ati ngewe uyu muntu n'uyu naramuga ati mfite impano yo gukina arambwira ngo anyeneyeho ruswa y'igitsina ese hari umuntu n'umwe urahura nawe wakubwiye iyo mbogamizi ko yahuye nayo cyangwa nawe ubyumva gutya ntabwo urahura nabyo ngewe nakubeshye urumva nta byinshi ndageraho muri sinema si n'abantu benshi turahura muri sinema nakubeshye njye nta muntu umwe turahura avuga ibyo bintu sibyo rimwe na rimwe wenda bishobora kubaho yego twese turi abantu mana twese turi abantu kandi hari ibintu tureba ukabona biratandukanye ushaka kureba umuntu wasanganye mu kwamutekerezaga siko ari sibyo rero niba ari nk'umukobwa ni urugero byabayeho ko kugira ngo akine bisaba ko atanga ruswa y'igitsina birashoboka sinabihagararaho ngo mvuge ko bitabaho ariko none sinabihagararaho ngo mvuge ngo bibaho sibyo ntabyo wigeze ubona hano ibyo sindabibona kubyumva ndabyumva kutegeza ubibona ariko nanone tujye twitondera bano bantu bajyaho ngo bavuge ngo
runaka yagize gutya. Harimo ababikora ari ukuri, hari n'ababikora bashaka kwangiza amazina ya bamwe muri abo bantu bakina sinema. Birashoboka ko hari abo bibaho, ariko birashoboka n'ubivuga ashaka kwangiza izina ry'undi muntu. Ese Bosco, muri makeya hari ikibazo nifuje kukubaza. Ubu none mushiki wawe akubwira ati ngiwe Bosco musaza wanjye nshaka gukina filimi, nshaka kujya muri filimi cyangwa nshaka kujya muri entertainment, niyo nama wagira mushiki wawe muri icyo gihe yumvishe ko ashaka kujya muri filimi? Reka nkubwize ukuri, ngewe nka sister wanjye aramutse yumva bishaka bimurimo namuha go ahead. Muri make nta kibazo, nta kibazo kirimo. Nta kibazo kirimo, wenda agize imbogamizi ajya abona cyangwa se ibintu ajya abona bimugoye niyo yamvugisha, namufasha kumugira inama. Nta byinshi nzi, ariko wenda basi bike bigerageza umuntu yabasha kugenderaho, namufasha mu bwonko. Ese Bosco, hari imbogamizi abantu bakora filimi cyangwa abakinnyi ba sinema nyarwanda bakunda guhura nazo, ugasanga agiye gukina, yamara gukina ejo amubwira ati filimi watubwiye ko ugiye gusohora irihe, akakubwira ati filimi ntabwo iraboneka, hari ikibazo kiniki cyabayemo. Ese ubona biterwa n'iki? Nawe ndakeka yuko nubwo ugiye muri filimi vuba uri boss, ufite filimi zawe uri kwikorera, nimba ari na ngombwa waza kutubwira izo filimi zitwa gute, nimba waramaze kuzisohora ukatubwira aho twazisanga, cyangwa ukatubwira izo wakozemo zasohotse. Ariko icyo twifuza kumenya niyo mpamvu ituma mutubwira ngo mugiye gusohora filimi, wenda mukavuga ati tuzayironga kuri 15, ugasanga bifashe izindi 15 z'ukundi kwezi. Ni ikihe kintu kiba cyabiteye? Kimwe muri byo tujya twemera ko buri kimwe cyose gisaba ubushobozi. Buri kimwe cyose kibaho gisaba ubushobozi. Filime ushobora kuyikora, wamara kuyikora cyangwa se reka tuve ko wayanditse, nyuma yo kuyandika ufata umwanya wo kuzayikora, ariko wibuke neza yuko abo uzakoresha ni abakinnyi, ikindi cya kabiri bazishyurwa, ibyo byose ni amafaranga. Bisobanuye ikirere, bisobanuye ko ibyo byose kubikora ni ubushobozi. Hari igihe rero kigera ubushobozi bukaba bukeya, niyo mpamvu umuntu kugira ngo nzasohora filime iki gihe iki n'iki, ugasanga cyagiye kigeze itarasohoka, biterwa n'impamvu zitandukanye. None se Bosco, nk'aha hanze hari abana benshi bafite impano, bafite amatara. Hari abana barabanditsi ba filimi azi kwandika filimi bihagije, ariko umugabo aramunzara aravuga ati ngewe nanditse filimi zinizi, ndazandika ndazuzuza, ariko nta kintu na kimwe ndi kuzibonamo, ziraho ziraryamye gusa. Ese hari ahantu mufite mushora filimi mwanditse? Ese mushobora kugura filimi nk'umuntu akandika filimi ukavuga ati ngewe iyi filimi ndayiguze ukayikora, cyangwa ni hehe yanyura kugira ngo izo filimi yiwe yakoze igere hanze tuyibone? Kuko nzi ko zihari nyinshi. Rero abanyarwanda turagoye, urumva, abanyarwanda turagoye. Biragoye ko wabona umuntu ukubwira ngo ngiye ndagura ibitekerezo byawe, noneho cyane cyane muri filime. Abenshi bateganya kuzikora, ariko banafite n'ibitekerezo cyangwa se baranaziyandikiye izo filime, cyangwa se atanayandika akaba afite undi muntu hafi aho ngaho wundi ushobora kuyimwandikira, cyangwa se ashobora gufatanya kuyandika akamufasha kuyikina. Rero nk'umuntu ufite filime, kuko birashoboka ko ushobora kuba ufite ibitekerezo byo kwandika filime,
sibyo ufite ibitekerezo uri wa muntu utekereza ibintu byinshi ku buryo wanandika ikaryoha tu ariko nta mpano yo gukina ufite ibyo birashoboka cyane wenda ahantu mbona ibyo bintu byamaze gufatisha ni mu ndirimbo aho umuntu usanga yakwandikiye indirimbo yamara kuyikwandikira wowe ukamwishyura amafaranga ukagenda ukayiririmba ariko muri sinema ntaho ndabibona uwo muntu inama namugira rero uko barahari benshi abantu benshi dusazana ibitekerezo reka barahari benshi basazana ibitekerezo uwo muntu ngenda ku giti cyanjye sindagera aho ngera ariko basi bishobotse niyo yaza akamvugisha twareba uko tubigenza tukareba icyo twageraho. ese Bosco ni iyihe mpamvu hano mu Rwanda turabona filimi mukora filimi nyinshi ariko ugasanga mukoze filimi ifite episode 500 600 ukabona nimba mwaratangiye muri mu ntembero yo kurwanya wenda virusi itera sida ukazajya ukabona filimi igeze hagati nta ntego ifite muri gukina filimi cyangwa mugenda muvanga mwiguma muri kwishakira amafaranga ntago ari intumbero ya filimi mufite kuko mbona filimi nyinshi hari izo mbona nubwo bitemewe kuba nazivuga ariko nabandi barabizi ukora filimi wagera muri episode 200 nkaho wayisoje ugahita ko uzana ibindi bintu ukabona ibyo watangiye ari intumbero ufite irazimye biterwa n'iki? none se bro filime akenshi dukina ibintu bibaho mu buzima busanzwe niba dukina ibintu bibaho birashobora ko amezi 3 ushobora kubayeho mu buzima bumwe imandi mezi 3 ubuzima bugahinduka yego rero bisobanuye ngo n'uwo muntu wafashe iyo filime igafata season igafata nuza episode 200 yego nyuma agahindura agakomeza ariko agahindura urumva ubwo ni bwa buzima tubamo ushaka kubona filime ukamuva wayihindura birashoboka cyane urumva ukaba waratangiye uvuga iki ngiki icyo kikarangira ukimukira ku kindi nuko nge mbibona to muri make ya sinema nyarwanda uyikoze yonyine ntabwo yagutunga niko ushaka kuvuga cyangwa no icyo mvuga ni iki hari ibyo washakaga kuvugaho muri episodes runaka sibyo muri episode rero tuvuge ko filimi zanjye ifite episode 200 episode 150 wenda zavugaga ubuzima busanzwe yego izindi 50 zisigaye uhise uzijyana kuri malaria n'urugero uri kuvuga kuri malaria yego icyo mvuga ni iki niba turi kuvuga kuri niba byaratangiye ari ubuzima busanzwe bikajya no kuri malaria mu buzima tugira ubuzima busanzwe ko tukanarwara yego ushaka gutangira filime yigisha ubuzima busanzwe ariko bikarangira inakwigisha imwe n'inayo ugomba kwirinda ubwo rero niyo mpamvu nkubwira ngo birashoboka byose ko filime wayihindura bitewe n'aho igeze bitewe n'icyo ushaka kwigisha uko njye mbibona nta mpamvu njye ntabwo mbona ko gukora episode nyinshi kuri filime imwe ntabwo njye mbibona nk'ikibazo. Bosco hano mu Rwanda ntabwo ngiye ku giti cyanjye ntabwo nzi uruganda rwa sinema nyarwanda. Sinema nyarwanda ni ure ruganda rwazo kuko tubona buri wese yikorera ku giti cyiwe ntabwo murabasha kuba mwavuga ati twebwe tugiye kuba team runaka ikora filimi muvuga ati wenda twumva za Hollywood n'izindi zigiye zitandukanye. Mu Rwanda nta zina ry'uruganda rwa sinema mugira.
buri wese azayikorera ku giti cye ni ukutumvikana mutumvikana ku buryo mwakora uruganda cyangwa hari ikindi kibazo gihari ikibazo tugira sura kiza tugira ikibazo cyo kwikwega cyane urumva kurusha gutekereza icyo dushaka wenda urugero naguha wenda sindavuga ngo ni abakinnyi runaka ariko hari abakinnyi hano mu Rwanda tuzi bagafashe pe bafatishije ariko uramutse ubicaje hamwe bose uramutse ubicaje hamwe yego ukabatungura uti ndashaka muri telefone zanyu niba gusa mujya muhamagarana byonyine mujya muvugana byonyine abo wasanga abakinnyi ba sinema bazwi wasanga baganira asanga ari 1%. Bosco urabona nko mu ndirimbo cyangwa mu yindi myidagaduro tuba tuzi ngo uru ruganda wenda ni country records tukavuga ati uru n'urundi ruganda muri sinema nta ruganda na rumwe ndumva vuga ati uruganda ruhurije hamwe aba bantu kandi buri wese akaba yikorera ariko ari muri urwo ruganda ese ni iyihe mpamvu ihari ni kihe kibazo dufite kuko filime nyarwanda zisigaye zitanga amafaranga bisigaye bigaragara nk'ejo bundi mugenzi wawe wakoze ubukwe nta kandi kazi afite ni sinema nyarwanda gusa akora yakoze ubukwe buhenze cyane bigaragaza ko amafaranga muri kuyabona ese ni iyihe mpamvu mudashobora kuvuga ati nkatwe abakinnyi ba filime tumaze wenda kugira amafaranga runaka mukavuga ati reka dushinge industry muyita izina runaka muvuga ati dufite izina ryacu turi studio ikora filimi ifite abantu promotinga 2 cyangwa 4 ni iyihe mpamvu buriya rero niba nkuko mbikubwiye abakinnyi ba sinema benshi bafite naho bageze ntabwo babasha kuganira niba batabasha kuganira rero icyo gitekerezo uvuga cyagerwaho gute ntabwo cyabasha kugerwaho naho ubwo batabasha kuganira hari abatavugana cyangwa se ugasanga bagiye kuganira n'undi kubera poroje runaka yumva bagiye guhuriramo yego ariko mu buzima busanzwe batari basanzwe banavugana rero ikibazo benshi bagira defo yo kwirebaho gusa yabona hari umuntu akeneye ko bakinana igihe runaka akamukenera icyo gihe ariko mbere batari basanganwe kandi nyuma byanjye bikarangira aho ngaho Bosco ndabona hano muri sinema nyarwanda nta action movie mugira ese niye mpamvu tudashobora kuvuga ati tugiye gukora action movie kuko tuzi neza yuko yaba ari abanya Nigeria hano muri Afrika yaba ari abanya Kenya kugira bagire aho bagera bakoze action movie bakora filimi zirangira hano mu Rwanda umuntu tubona wabaye nkaho yabikozeho ari kubikora muri makeya ni Saruba ariko nawe yabaye season yashyize hanze tuzi ko ari filimi irangira ariko ihinduka season niye mpamvu mudashobora kuvuga ati tugiye gushyira imbaraga zihagije muri filimi ifite iminota 60 cyangwa uvuge amasaha 2 muyikora irangire ahubwo mugakora duce ese mubona gukora ibice byinshi cyane ari byo byiza murumva sahi turacyari kure araho tukibasha kujya twifate tujye kwigeranya n'amanya Nigeria ntabwo turahagera sibyo turacyari munsi yabo kandi tugenda twiga umunsi ku wundi tubasha kwiga buriya hari n'igihe ureba ukavuga uti se ninyina nkakina iyi filime irangira nshobora kuyikina ikarangira singira icyo mbonamo ariko burya turiya duce kubera ko turimo ibintu bitandukanye bituma hari ibitarakunzwe urumva ariko hari aho bigera bigakundwa sibyo ukabasha nawe kugira icyo ubona
wajya kureba rero nka filime wenda iri bumare iyo saha ikarangira gutyo ushaka kuzarinda irangira uduce dukunzwe tutaraboneka batarayikunda. Noneho ikindi niba ukora utwo duce duhora tujyaho igihe runaka ugashyiraho agace, igihe runaka ugashyiraho agace, igihe runaka ugashyiraho agace, bituma n'umuntu ujya hahandi uyirebe, hahandi uzaprodinga ntabwo yibagirana, uhora mu maso y'abantu nyine, uhora mu maso y'abantu. Noneho umuntu niba ari filime yatangiye kureba niba arabonye agace runaka, ejo arongera ajya avuga ati ndashaka kureba akandi gace kasohotse. Yego, akenshi nuko ngiye mbyumva, ni nuko bigenda ahanini. Ubwo rero ntabwo njye mbibona nk'ikibazo, gusa wenda bizashoboka ko izo filime zimara isaha, zimara amasaha 2 zikarangira, bizashoboka ko zizaza. Ko n'urugendo rurerure wa mugabo. Bosco, ku mbuga nkoranyambaga aho ngiye mbasha kugukurikirana cyane ari naho nkunda kuba ndi kuri TikTok, niho nkubona. Nabonye ufite abantu benshi bagukurikira, ufiteho n'abafana. Ese ni iki wabwira abafana bawe? Ni iki twakwitega byibuze muri uyu mwaka? Ni izihe projet tuvuga ati twitege Bosco agiye kudukorera projet zimeze gutya? Njyewe icyo nizeza abafana banjye, uyu mwaka ndabibabwira nk'ukuri, uyu mwaka nizeye neza ko ndaje mbakubite filime, ndaje matwike. Namwe icyo mbasaba ni kimwe, ni ukudakuraho ijisho nk'uko nanjye mbahozaho ijisho. Hari YouTube channel yanjye yitwa New Hit TV 350, mwajyaho mukamasab. Sindatangira kwa uploadinga amafilime, ariko muri uyu mwaka turimo ni mwot nk'uko nanjye mbahoza ku mutima. Nanjye mumumazeho amaso yanyu, kandi amaso yanyu namwe arabareba, kandi nizere ko turi kumwe cyane. Iyo ni indahiro mbahaye.